umugabo wanjye mwajaga munyumva kuri YouTube dore nguyu hano. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero ntango ko kazivuga isaki hari banyemereye bamuzanire mikrofone kuko iyi niyo ndakoresha, hanyuma avuga ikiri ku mutima. Imana imuhe umugisha. Ngasubiremo kararyoshe. Oya ya nari mvuze ngo onyemerere turambure Bibiliya. Turasoma ijambo ry'Imana, turasanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 65 umurongo ni wa 23. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 65 umurongo wa 23. Shaka kubona abantu bafite ituze mu nzu y'Imana. Urusengero rwatubanye ruto ariko turabizi neza ko Imana izagura urusengero. Haleluya, haleluya. Mbese uyu mugiye kuganira muramuzi? Muramuzi cyangwa nongere nivuge? Yesu ashimwe. Nitwa Nyirapasika Vestine, ndi umubyeyi ufite umugabo n'abana 4. Ku izina ry'umwana nitwa Mama Baraka. Hanyuma rero aha ni ku ivuko, aha niho nakoreye umurimo w'Imana kiri umugeni kimara gukora ubukwe. Dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Umuhanuzi Yesaya ibice 65 umurongo wa 23. Umva uko haravuze ngo ntibazaruhira ubusa kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Umugisha utanga mwami wanjye yongera umubabaro, abakumenye bafite amahirwe no ku munsi mubi bazakomera. Yesu ashimwe. Mbazaniye ijambo riryoshe rivuga ngo abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusa. Biramuke turebe ko turi kumwe. Abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusa. Oya manzu kumva cyane uko ijambo rivuze. Ijambo riravuze ngo abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusa. Twagiye tubona abantu bakorera abantu bikarangira abantu babahemukiye. Twagiye tubona abantu bagirira abandi neza ariko
icumi dutanga kirandikwa, ibature dukora zirandikwa, Imana burya tuzibukwa. Mumba amashyi, mumba amashyi, mumba amashyi, koma amashyi. Imirimo yera izibukwa, Imana izibukwa. Mumba amashyi mwuka byaramwe, mpa amashyi, mpa amashyi, mukoma amashyi twumve. Imirimo yera izibukwa, Imana izibukwa. Murekeraho, 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 amasaha yagiye. Ewe abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusa. Haleluya. Twebwe twarasenze, twaje twasenze, Imana yavuganye natwe. Satani arashaka kurwanya iri teraniro ariko yaratsinzwe. Muhaguruke mwese mutere haleluya, haleluya, haleluya. Ndi ku ijambo rivuga ngo abantu bakorera Imana ntibazaruhira. Umva ukuntu Yesaya hanuye, aravuze ngo ntibazaruhira ubusa, ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakoma. Umva, ineza y'Imana ntabwo igarukira kuri twe gusa no ku badukomo. Uzi ko mudafashijwe bi? Ineza y'Imana ntabwo ari kuri twe gusa ahubwo no ku badukomo. Mwanyemera mugakomera Imana amashyi. Iyo ukoze neza ni inyungu zawe uyu munsi, n'ejo ku bazagukomoka. Yesaya arahanuye, aravuze ngo ntibazaruhira ubusa, ntibazabyara abana bo kubona amakuba. Ni ukuvuga ngo abavuze ngo nta cyiza kizaguturukaho baramwaye. Nukorera Imana ibyo bavuze bizata agaciro. Uzi ko mutanyumvise bi? Hari abantu bagikeneye gufashwa cyangwa nigire kwiyicarira. Muracyafashwa, muracyafashwa. Imana ikurinze gufungwa. Imirimo yera izibukwa, Imana izibukwa. DJ rihe, DJ rihe, DJ rihe. Amashyi, ihutisha ingoma. Amashyi, amashyi, amashyi. Mukoma amashyi. Imirimo yera izibukwa, Imana burya izibukwa. DJ, 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 ihutisha ingoma twumve. Dutahe, oya dutahe. Ariko rata, aho gutinda mu bitaro watinda mu rusengero. Tugiye gukorera Imana Satani yiyahura. Ni ukuri tugiye gukorera Imana Satani nashake yiyahura.
satani yiyahure. Amen. Yesaya avuze ngiki? Yesaya avuze ngiki? Arahanuye. Umva ukuntu Yesaya hanuye di. Aravuze ngo abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusa, ntibazabyara abana bo kubona amakuba. Oya, nabyaye umwana wa kabiri, umuntu yaransuye arambwira ngo wongeye ndi ngwiki, ngongeye ndi kugira ute, ngo byaye wa kabiri ndi none, ngo wana uzabagabura Yesaya, ngo ni Yeremiya, ngo ni mu byakozwe n'intumwa uzabagaburira iki? Mbasimbukiye muri Yesaya ibice 48 umurongo wa 11. Umva uko havuze, haravuze ngo ku bwanjye nzabyikora, ntacyatuma izina ryanjye. Ngasubiremo kararyoshe. Oya ngasubiremo kararyoshe. Ya nari mvuze ngo ndi kubyara umwana wa kabiri, umuntu yaransuye arambwira ngo wongeye ndiki, ati wongeye ndikisi, ati wongeye kubyara ndi none, ati wana se uzabagaburira Yesaya, uzabagaburira Yeremiya, ni mu byakozwe n'intumwa uzabaha iki? Mpita mfungura Bibiliya musomera muri Yesaya ibice 48 umurongo wa 11. Umva uko havuze, haravuze ngo ku bwanjye nzabyikora, ntacyatuma izina ryanjye ritukwa. Ndashimira Imana inyuranye amaboko. Uko abantu babibona siko Imana ibizi. Abantu bagira amagambo, Imana ikagira ijambo. Baradusabye ikadusebezura, badutesha agaciro ikaduha agaciro. Abanyumvise mukomere Imana amashyi. Yesaya arahanuye, aravuze ngo ntibazaruhira ubusa, ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho. Ndashimira Imana ko abantu bayikorera batazaruhira ubusa. Urugero rwa hafi, umugabo witwa Obadiya aherutse kugira umumaro mu gihe cye. Muti ni ryari? Ni igihe Ahabu yari ayoboye Abisiraheli. Ahabu rero akora ikosa, agirana ubucuti n'abanyamahanga, arongora umukobwa w'umunyamahangakazi witwa Yezebeli. Iwabo wa Yezebeli bagiraga ibigirwamana ntashaka kongera kuvuga, bituma Abisiraheli babona ka. Hanyuma Yezebeli akora hopiske foneda Imana mu maso, kuko ngo yaravuze ngo arashaka ko nta muhanuzi n'umwe w'Imana yongera kubona. Kandi burya abahanuzi ni akanwa k'Imana. Iyo ukoze ku muhanuzi uba ushotoye Imana. Usika abantu batanyumvise di? Iyo ukoze ku muhanuzi uba ushotoye yamutumye. Hanyuma ateza Abisiraheli akaga. Abisiraheli babwira ingorane, abahanuzi baratatana, Isiraheli icuramo umuborogo. Ariko muri icyo gihe kigoye hari umugabo witwaga Obadiya, yari umugaragu ibwami, yari umugaragu kwa Ahabu. Ubundi mu yandi magambo Obadiya birasobanura ngo umugaragu. Obadiya mu gihe cye, mu gihe abari inyuma, mu gihe cyawe Imana irashaka ko ukibyaza umusaruro. Imyaka umaze urayizi, isigaye ntabwo uyizi. Igihe cyawe ufite none kibyaza umusaruro, kuko abantu bakorera Imana batazaruhira ubusa. Mu gihe cye Obadiya aravuga ngo ntabwo ibi bintu nabirebera. Arahaguruka ntawe abajije. Imana ikeneye umuntu uhaguruka
cyane ko ijuru tujyamo ntabwo ari ivangamutungo. Ijuru ni umuntu ku giti cye. muraho twahiye se ashimwe. ijuru ntari ivangamutungo. ijuru ni umuntu ku giti cye. nicyo gituma umuntu akwiye gukorera Imana nta kindi arebyeho. wivuga ngo bakurebye nabi, ngo bakuvuze nabi, ngo ntuza ntiyagusuye, ibyo bireke. umubare w'ibanga ni ugukorera Imana, kuko abantu bakorera Imana batazaruhira ubusa. gira nka guca turebe, ntabwo bazaruhira. twagiye tubona ineza y'Imana abantu baturambiwe. twagiye tubona ineza y'Imana abantu batuvuza nabi katuvugaho neza. haleluya! twabonye ineza y'Imana abantu bacukura inzobe Imana ikazisiba. twabonye ineza y'Imana abantu bavuga ngo nta cyiza kizaduturukaho, ariko Imana iriyaranja. tubona ibyiza, kandi ibyiza bigira umumaro none n'ejo ku bazadukomokaho. muvuge ngo amen. Obadiya mu gihe cye, Imana ikeneye umuntu uhaguruka mu gihe cye. arahaguruka aravuga ati nshingiye ko imirimo y'abera izibukwa. arahaguruka aja gushaka abahanuzi batatanye. agira amahirwe abona 50 ngo abashyira mu buvumo bumwe, afata abandi 50 abashyira mu bundi buvumo. Obadiya ntiyarekeraho, akomeza gukora. aravuga ngo ndabizi ko abantu bakorera Imana batazaruhira ubusa. Obadiya akaja gushaka ibyo kurya iwe mu rugo. Obadiya akaza yikoreye ibyo kurya. abahanuzi bihebye bari mu buvumo baje kubona bakabona Obadiya araje. abahanuzi bagahita bahaguruka bakaririmba ngo kuko umwami Imana izantabara. nicyo gituma abanyikirije Imana ibaha umugisha. haleluya! ejo Obadiya akongera akaja guteka, akazana umuceri yikoreye no mu buvumo, agasanga abahanuzi barihebye, akababwira ngo nimuhumure Imana iracyafite abakozi. hari abantu bazi inyungu zo gukorera Imana nubwo abandi babireka. hari abantu bazi inyungu zo gukorera Imana. Obadiya akikorera akabasanga mu buvumo ati nimuhumure Imana iracyafite abakozi. abahanuzi bagahita baririmba bati haracyari ibyiringiro. nubwo igiti cyatemwa kirongera kigashibuka. ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. ntabwo tubayeho kuko Satani ashaka, ahubwo twibereho ku mugambi w'Imana. ihutisha ingoma DJ, ihutisha ingoma. ku mugambi w'Imana, ku mugambi w'Imana. amashyi. ndekeraho mwarimu nkumbuye. mbonye hari abadayimoni bari gusohoka bambaye ibirenge. Imana irambwira ngo umuntu wese wateranye ibyakwirukagaho ibyirukanseho. oya mama, wowe uri gukoma amashyi cyane. inzozi warose zari ziri kukubesha. Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo ubuzima bwawe ibukuye mu maboko y'abagome. uko warose uri kugwa mu byobo
ukabona inyamaswa iri kukwirukankana warabirose oya ngwino bihamye mbese ngwino bihamye abantu baje kureba bamenye ko Imana yacu ivuga banguka hano zonzoza urota inyamaswa iri kukwirukaho uri kugwa mu byobo warabirose narabirose Imana irambwiye ngo dusoze cyangwa dukomeze oya dusoze cyangwa dukomeze uwo wahaye ijambo Mana wahaye ijambo Mana ararigira umubwire ngo Nyirapasika kwifurije ibyiza bituruka ku Mana ubwo buri wese simuhanuriye akira ubuhanuzi mu izina rya Yesu Taizone Taigros Opifisin DJ reka nguhanurire Imana irambwiye ngo itarebye ku muryango itarebye no ku mashuri itarebye naho ukomoka irambwiye ngo igutabaye mu mezi 6 hari igitangaza gikomeye Imana igukoreye Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo igufiteho umugambi muremure utandukanye n'uw'abagome bagufiteho abantu bagutekereza nabi ariko Imana igutekerereje neza Imana irambwiye ngo iguhaye ijambo n'agaciro kandi irambwiye ngo ubuzima buracyakomeje ntabwo amashuri arangiye aracyakomeje Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo aho uri kubona nta nzira yiciye inzira kandi ibiganza by'Imana biraguhereje nawe akira aba bantu turabacura sangahera ariko rero tunagiye Kigali oya tugiye Kigali ntabwo turarara ndare sont une place une caisse trileba on doisvo Imana irambwiye ngo yubatse ingo zari zisenyutse umva ikindi kintu Imana ikoze umuharimwe abagore baraye barira babwiye Imana ngo Mana mbona ubutabazi ubunyurize muri Nyirapasika humura Imana yanzanye hano ije kugutabara komera Imana amashi komera Imana amashi komera Imana murekeraho amasaha agiye bati uzi ko turataye Kigali noneho Obadiya agashaka ibirayi bya Kinigi akaza yikoreye akazanira abakozi b'Imana bakarya bagahita baririmba ngo iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri hanyuma igihe kiragera Obadiya arapfa ariko nubwo apfuye Obadiya yakoreye Imana kuzana ijambo ngo abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusa hanyuma ndagira ngo nkubwire ijambo rikomeye iyi Mana yacu ntabwo igira inzika ariko kandi
turazirikana. Muvuge ngo amena. Asoben abantu baribagirwa ariko ntabwo yibagirwa. Imana yacu irandika. Muvuge ngo irandika. Nubwo apfuye ariko Imana yaranditse. Baramushingura. Iyi Mana rero nubwo yaceceka ariko ibiri gukora. Bamushingura Imana icecetse. Kuzaniye ubuhanuzi buvuze ngo umaze iminsi ubona Imana yaracecetse ariko burya yari iri gukora. Ikimenyetso ni uko ugiye guhura n'ibyo imaze iminsi ikora. Muvuge ngo amena. Muvuge ngo amena cyane. Kuba munini rero nabyo ni ikibazo. Dore ibyuya byaje. Ariko Imana yabimbwiraga nkiri umwana. Irambwira ngo nzakugira umugore munini nini. Nanjye ndi amina ariko ntasheringira amina. Ugomba kuyibwiza ukuri. Irambwira ngo uzaje uranurana na nyoko bukwe. Nanjye ndi amina ariko ntawari wambwira ngo azanjana amina. Naho rati menya itangiriro ikamenya n'iherezo. Akagasura dufite ni Yesu. Ibi byishimo dufite ni Yesu. Batwibaza ariko barahebye. Hahirwa uwo cyaniwe n'Imana murekeraho. Yewe mwafashijwe. Hela tozne. Abantu bari hanze namwe muhumura Imana irabazi. Mbonye Imana iduhereye abana ubwenge. Mbonye Imana ikuye Zenidone Typhon indwara z'amayobera muri twe. Mbonye duteze amaboko. Imana irambwira ngo buri wese wagize umugisha akaboneka muri iki giterane niyakira ubutabazi bukomeye. Imana yongeye umubare mwinshi w'abakizwa kuri uyu musozi, igabanije uw'abarimbuka. Imana irambwira ngo igiye kwikorera umurimo wayo, ntawe uzayikoma mu nkokora. Muvuge ngo amen. Obadiya baramushingura. Bamaze kumushingura ngo hashira iminsi mikeya umwishuza araza. Abwira umugore ati mada ibyago wagize ndabizi ariko umugabo wawe yapfuye amfitiye ideni. Umugore ati yewe data we ko nta natanu ngira. Umwishuza ati kuramwe imiteto. Umugore ati ndagakubita Imana ishoka, ndagatwika Bibiliya y'Imana nta mafaranga ngira. Do naca n'umusaraba nkawurenga nta n'igiceri. Umwishuza ati vuga uvuye aho. Naringize ngo nkubwire ngo abantu ntibakugirira imbabazi ariko iyi waje kureba ifite imbabazi. Vuga ngo amena. Ya iyi waje kureba. Iyi witabye ngo ivuge nawe wumve ifite imbabazi. Ifata abatagira ababyeyi ikababera umubyeyi. Ifata abatagira abagabo ikababera umugabo. Haleluya. Ifata uwabajugunye ikamuha agaciro. Umva icyiza cy'Imana iyije kugusubiza agaciro ikaguheraho wagatereye. Muvuge ngo amen. Umwishuza ati mada urayampa cyangwa ntayo urampa. Umugore ati no kuri kw'Imana nayo gusoza ikiriyo nibanduza bitanze nta n'igiceri. Umugabo ati bo ufite abana babiri ngiye kubatwara. Umva urujambo rubi yakoresheje. Aravuga ngo aba bana bazaba imbata gukora badahembwa. Umugore ati yewe data we abana banjye ubwo bazamara igihe kingana iki? Umwishuza ati nta nubwo wamenya igihe bazagarukira. Umugore ati karibo gusa nari mfite. Umwishuza ati nanjye amafaranga yanjye ndayakeneye. Ariko uyu mugore ngo yibuka ko umugabo we yakoreye Imana. Abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusa. Aravuga ngo umugabo wanjye yarapfuye ariko iyo yakoreye ntabwo ipfa. Baka kantu ngo karyohe kangasubiremo. Aravuga ngo umugabo wanjye yarapfuye ariko Imana umugabo yakoreye ntabwo ipfa. Abantu bakorera
uretse gufata ibyo byemezo hirya y'amaboko yawe hari andi maboko y'Imana. Hirya yo kutagira imbabazi kwawe hari Imana igira imbabazi. Hirya yo kumva ko abantu bashungera hari Imana ikiza igishungero. Ngiye kuyibaza, umugore avuga ati umugabo wanjye yarapfuye, Imana nayo iri mu ijuru, ariko Imana ifite abakozi yisigarije. Muvuge ngo barahari, muvuge ngo barahari. Shaka kubona abantu nka batatu bahaguruka bagatera haleluya. Imana irambwiye ngo izanywe no kwambura abantu bayi ubushwambagara, ibambika umwambaro w'icubahiro. Umaze iminsi ubona ko ibyo kugusebya bigusatiriye, umva ubuhanuzi nkuzaniye, abakorera Imana ntibazaruhira ubusa. Umaze iminsi ubona inzira zifunze, wagerageje guhinga nk'abandi biranga, umurima wawe barawuroze, abana bawe barabaroga, ariko haracyari ibyiringiro. Hirya y'ibyo abagome bakoze, kuzana ijambo ngo abantu bakorera Imana ntibazaruhira. Hirya yo kuzinga umukobwa wawe ngo adashaka, hirya yo kuzinga umugabo wawe ngo ntazabona akazi, hirya yo kuzinga abana bawe ngo bazahora babaswa, umva ubuhanuzi nkuzaniye buravuze ngo abantu bakorera Imana ntibazaruhira. Mu yandi magambo, umubare w'ibanga ni ugukorera Imana. Umubare w'ibanga ni ugukorera Imana. Muvuge ngo amen. Umugore yambara udukweto twitwa ngo abazi Imana yabo. Uzi ko mutari kunyumva yambara udukweto tuvuga ngo abazi Imana yabo bazakomera. Ahita ashyiramo agatambaro akavuga ngo ntabwo wakorera Imana ngo iguhembe gukorwa n'isoni. Ahita aririmba ngo Mana wangiriye neza, Mana nanjye ndagushima, murekeraho. Noneho agenda avuga ngo nubwo Imana iri mu ijuru, mu isi hari abakozi yisigarije, hari umuyumbe, hari umuhanuzi witwa Elisa. Ubundi ntabwo muzigera mubona Imana ije hano, ahubwo Imana izanyura mu bakozi bawe. Mu yandi magambo, Imana yaje kubasura inyuriye muri aba bantu. Mukomere Imana yacu amashyi. Asanga Elisa aramubwira ati mukozi w'Imana, ibyago nagize ntubizi? Elisa ati ndabizi. Umugabo wanjye bujya rero yabaga mu ideni, umwishyuza araje arashaka gutwara abana banjye ngo bagire imbata. Twasomye ngo ntibazabyara abana bo kubona amakuba. Mwanyumva cyane? Ntibazabyara abana bo kubona iki? Ntibazabyara abana bo kubona iki? Umwishyuza arashaka kujana abana banjye. Elisa ati none uri kugira ngo nkugirire nte? Umugore atuyobeye ko umugabo wanjye yakoreye Imana se. Elisa ati iyo ni ingingo ikurengera. Mu yandi magambo, iyo ukoreye Imana neza, n'igihe utakiriho, imirimo myiza itunga abana bawe. Muvuge ngo amen. Mirimo y'abera isibukwa, imbere y'Imana isibukwa. Ibirayi wariye iwawe ntaho byanditse, ariko ibirayi watekeye abakozi b'Imana biranditse. Muvuge ngo amen. Ibitenge wambaye, amapataro wambaye ntaho yanditse, ariko wambitse umukene uranditswe. Muvuge ngo amen. Amafaranga wajanye muri kabari ntaho yanditse, ariko yo watanze mu nzu y'Imana arandi. N'igihe utakiriho, abago
neza. Muvuge ngo amen. Elisa aramubwira ati mu rugo ufite iki? Umugore ati mfite utubuto ariko natwo ni duke. Elisa ati genda ugerekeho ko umugabo wawe yakoreye Imana. Mu yandi magambo, imirimo myiza ni urukingo rw'urupfu. Uzi ko mutanyumvise? Imirimo myiza ni urukingo rw'urupfu. Hanyuma rero uyu mugore araza, abana bati mbema amafaranga gari. Umugore ati Imana yo papa wanyu akoreye igiye kudutabara. Elisa aramubwira ngo genda utire ibintu usukemo ya mavuta kandi ntutire bike. Umugore azamura kwizera akugerekaho ko umugabo yakoze. Aragenda atira mu baturanyi be ngo bamuzanire ibintu. Amaze kuzana ibintu, umugore afata twa tuvuta, uko asutse mu kintu kikuzura akakibika, agasuka mu kintu. Uzi ko mfashijwe di? Abafatanyije nanjye gufashwa, haleluya. Agasuka mu kindi, Imana ikibuka ko umugabo yagaburiye abakozi b'Imana umuceri. Agasuka mu kindi, Imana ikibuka imbeho yanyuzemo agiye kugaburira abakozi. Agasuka mu kindi, ngo Imana iribuka. Uwo muri kumwe mumbwire ngo ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Ibintu ngo bimaze gushira, amavuta arorera kuza. Umugore abaza umwana ati nta kindi gisigaye? Umwana ati nta kindi. Umugore ati musigare muri gucunga aya mavuta. Uwo muri kumwe mumbwire gucunga amavuta. Imana yaduhaye agaciro twari dusebye. Haleluya. Uyu mwuka uhumeka ni ukubera Imana. Uza abatari bashaka kuhumeka, uza barose mama wawe atwite, Imana ikiyaranja mama akakubyara, none nawe warabyara. Nawe utarabyara uzabyara. Haleluya. Urabwira abana ati agaciro ni amavuta. Aya mavuta muyacunge neza. Imana idusebezuriye aho twari dusebeye. Imana ikubise ku mubabari no kuvuga. Imana ikubise ku igiye kubigabirije kuguseka. Amavuta yacunge. Umugore aragenda asanga umukozi w'Imana, aramubwira ati ya mavuta yaje, ibintu byuzuye. Umugore Elisa yaramubwiye ngo genda ugurishe, wishyure ideni, asigaye agutunge wowe n'abana bawe. Uvuge ngo amen. Uvuge ngo amen. Ubwo yari agisebye, abana be bari bakibatwaye. Umubare w'ibanga ni ugukorera Imana. Abana bagiye ko nabo bona mama wabo aragurishije, yishyura ideni ry'umuceri, bakajya barajyamo inyama mu mibyizi. Uvuge ngo amen. Abana bahise bahinga ikorasi, bagera uzi kurinda abana papa adahari, tubaye kumbi mu bihe bibi, kurinda ababo, kurinda Amen. Haleluya. Ab'inyuma noneho muranyumvise? Burya ikigeragezo kigira kirumuna cyacyo.
cya kintu umaze igihe urwana naco Imana ikaba yaragufashije ukakinesha. Icyo uri kubona uyu munsi nikigutera ubwoba, kuko icyo wanesheje cyagiye ni gikuru, ikije nyuma ni kirumuna cacu. Ubwo uranyumvise? Uzi ko wavuze ko utazabaho, ugira amahirwe uriho. Aya magambo bari kuvuga uyu munsi ntabwo ari ikibazo. Iyo gukijije gikuru cyacu cyari cyavuze ngo tuzabaho, na kirumuna cyakiraje gikureho. Mukomere Imana amashyi. Iyo akugaburiye izagaburira n'abawe, iyo akwambitse izambika n'abawe. Amagambo abantu bakuvuze ataye agaciro, kuko nawe bakuvuze mbere ntacyo yagutwaye. Muhaguruke mutere haleluya. Abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusa. Ni ukuri ndafashijwe. Nta cyiza nko kubona iteraniro ringana gutya. Helibotreze noneho kwitorera iwanyu. Ndafashijwe ndongera ndafashijwe, ndafashijwe ndongera ndafashijwe. Abanyaheroboti, haleluya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Nzagaruke. Iyi korari yitwa Abatwaramuco. Mbese bicaye he? Iyi korari yitwa Abatwaramuco mwanyakiriye ndi umugeni, muntoza neza gukorera Imana, muntoza gusenga. Amavuta nabasanganye yahise ahura nayo nari mfite, bibyara ikintu gikomeye. Haleluya. Aho mugeze ni heza, aho mugeze ni heza. Ubu ntawe muri korari waje i Kigali ngo arare ku muhanda. Reka da, mufiteyo umuririmbyi. Amen, amen. Hanyuma tugiye kubatera inkunga, kandi Imana niyo muterankunga wanyu wa mbere. Haleluya. Abantu baravuga ngo tukuri inyuma, ariko Imana yabwiye Kuro. Umva ijambo rikomeye yabwiye Kuro. Yabwiye Kuro ngo Kuro, nzakujya imbere. Aho taringaniye baringanize. Ndashimira Imana ituje imbere. Uzi impamvu abantu baje inyuma? Ni ukugira ngo nuhura n'ingorane baziruke ubashaka ubabure. Ariko Imana ikuri imbere ikabukira ingorane, ugashinga ikirenga aho icyo Imana kivuye. Muvuge ngo amen. Tugiye kubatera inkunga. Iri teraniro ryose mubona n'aba bantu baturutse i Kigali bakunda korari Abatwaramuco, kubw'umwihariko bakunda uyu mudugudu. Muvuge ngo amen. Tugiye kubatera inkunga, kandi turahera ku bidirije wanyu wa kera. Yari ari kunyongorera ati sheri, aya mavuta uri kumbonana nayakuye muri korari Abatwaramuco, ngo yatangiye kuyiririmbamo akiri umwana, none nawe agize abagabo. Imfura yakiraje mu wa kabiri segonderi. Murumva tudakuze, turi gusaza da. Ubwo rero yaje. Haleluya. Abatari bazi umugabo wanjye mwajaga munyumva kuri YouTube, dore nguyu hano. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero ntango ko kazivuga isaki hari, banyemere bamuzanire mikrofone kuko iyi niyo ndakoresha. Hanyuma avuga ikiri ku mutima. Imana imuhe umugisha. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Hari komite twayoboranye hano, ngiyobora korari. Ndabakeneye na hano, ndabakeneye. Komite twayoboranaga turi hano, hano nzi ko na twahigwa rimwe. Mwese hano rwose.
muze hano muze hano muze hano. Ari kubura abakobwa buno babaye abadamu nabo niba bari hano nibaze. Turashimira Imana ikiturinze tukaba tugejeje amagingo. Uko muri kutubona bayoboye korari, ariko na mwarimu nawe simusize, nawe ubu yabaye mwarimu wacu witwa Valenzi, nawe yahaguruka, niwe wari utuyoboye twese. Imana imuhereze umugisha. Turashimira Imana ikiturinze tukaba tugejeje amagingo. Ko muri kutubona nitwe twatuyoboye no korari, ariko urabona mbese imbaga iri hano yose tuyikesha aba bagabo muri kubona bahagaze ahangaha. Rero bakeneye ibyuma, kandi ibyuma bakeneye dushaka kugira ngo ari twe tubabanzirize, kuko ari twe twayoboye korari. Njyewe n'umudamu wanje ibi byose byavuye mu gukorera Imana. Twatanze mikrofone. Aleluya. Nanje kuko bangiye nabonye 6,500. Mani muhe umugisha. Turakomeje. Twahamagariwe gukorera Imana. Abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusa. Ibirayi twariye ntibyanditswe, ariko ibyo twagaburiye abakozi b'Imana biranditse. Imbere y'Imana burya tuzibukwa. Nanje ku murimo w'Imana nagendanye 7 na mukuru wanje naramuraritse nawe naza nteri ku Yesu bagiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Abantu batari babatizwa Imana yarindiye mwabiriye byaha ntibagwayo, bakabafasha icyemezo bakavuga ngo ubwo abantu bakorera Imana batazaruhira ubusa, natwe dufashe icyemezo. Wari warabatijwe usubira inyuma, wari warabatijwe uragwa, n'abandi wari warabatizwa ugize amahirwe ijambo ry'Imana rivuzwe ugihumeka. Abantu batari babatizwa bacikanye mu iteraniro rya mbere, bakaba bagize amahirwe bari mu iri teraniro, bazamura ikiganza tubafashe gusenga. Umuntu utarabatizwa cyangwa wari warabatizwa agasubira inyuma azamura ikiganza cyane turebe. Hanyuma n'abantu bakuru bemeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, mutera intambwe muze hano babantera inzira bazi. Umuntu utarabatizwa ufashe icyemezo cyo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, n'uwabatijwe agasubira inyuma babambera umwanya baze hano. Shyiramo igisirimba aba bantu bari kuza. Mubahe inzira rwose baze abantu bafashe icyemezo cyo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Umuntu utarabatizwa aze hano. abaterankunga bandi bambaye 7 nibukora umurimo. Imana iguha umugisha. Tugiye gusengera aba bantu. Urakomera Imana amashyi. Abantu batari babatizwa bagize icyifuzo bakavuga ngo Mana twari kugwa mu byaha, ariko tugirira neza ntitwapfa. Tumenye ko abantu bagukorera batazaruhira ubusa. Mwongere Imana amashyi. Cika ingoyi ya
aya mahirwe ashobora kutazagaruka. Imyaka umaze urayizi, isigaye ntabwo uyizi. Cika ingoyi uzana ngo usengere, cika ingoyi uzana ngo usengere. Wabuze amahoro, warishingiye, wakoze ibyaha bitandukanye. Cika ingoyi uze, mubahereza inzira baze, mubahereza inzira baze, tubasengera Imana bacika ingoyi ya Satani. Icyatumye abantu baza ni ukugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare kuri uyu musozi. Ngwino hano, Imana iguha umugisha, Imana ikurebe neza, Imana igukuriyeho urupfu rutunguranye, Imana ikurinze gukorwa n'isoni, Imana irambwiye ngo ikubereye umuterankunga, Imana ikurinze kurwara ibisazi, Imana irakurengeye, Imana ikugirire neza, ubwiza bw'Imana bukubeho. Mutere intambwe muze, mutere intambwe muze, mutange inzira abantu b'Imana baze bakire, mutange inzira abantu b'Imana baze bakire. Umunyenga uba mu gukorera Imana ni mwiza, uraryoshe. Muze, natwe twari babi, natwe twari babi, ariko Imana itugirira neza. Inzoga ntizaguha amahoro, ubusambanyi ntibwaguha amahoro, ariko Yesu atanga amahoro. Abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusa. Mubampera akayira, mukoma amashyi bantu twaturukanye i Kigali, muhaguruke uyu ni umunyago. Ibi mu byo tuzahemberwa birimo, aya makamba tuzayambara. Muhaguruke rwose, aya makamba tuzayambara. Mutere intambwe muze, mutere intambwe, abantu musubire inyuma kugira ngo abantu b'Imana tubasengere. Uyu ni umunyago, aya ni amakamba tuzambara. Imana ibaha umugisha. Kaduciye bugufi dusenga Imana, tureke gusakuza. Niba nawe usigaye ngwino, Imana iguha umugisha, nawe tambuka, Imana iguha umugisha. Imana ibaha umugisha, Imana iguha umugisha. Reka asenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, uri Imana yera, Uwiteka Imana ishobora byose, Imana idusobanukiwe neza. Turagushimiye ko uri Imana irinda ijambo ryawe, turagushimiye ko icyo wavuze ugikurikiranye. Turagushimiye kuko umugambi wawe ukiriho. Watubwiye kuri abana batoya, utubwira ko uhagize ahagutse, ariko ntitwasobanukirwe icyo uzakora. Uyu munsi uritamuruye muri iri teraniro, abari kure bose wabazanye. Tubonye abantu bene Aburahamu binjiye mu nzu yawe, bahagurukijwe no kuza kuguhesha icyubahiro no gusohoza icyo wagambiriye kuri uyu musozi. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turasenze Mana, tubonye abantu binjiye mu nzu yawe, umubare utari mutoya, tukuzamurira icyubahiro. urakoze. Turagushimiye Mana, turagushimiye Mana. Abantu binjiye mu nzu yawe, turabasengeye kugira ngo ubafatire mu nzu yawe, ubafatire mu nzu yawe, ubafatire mu nzu yawe. Kandi bamaze kwinjira, turabasengeye ngo ubarinde umubiri. Amen. Ubarinde umubiri. Yego. Ubarinde umubiri. Haleluya. Ibyabahigaga, ibyabakurikiranaga, dayimoni wabahigaga, turamusengeye kugira ngo aje kure yabo. Uyu munsi wa none binjira mu gitabo cy'ubwishingizi, kandi Uwiteka Imana yacu igiciro cyawe ntituzabure kuri bo. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Igiciro cyawe bari mu mago yawe, bari mu murimo wawe, ntituzabure kuri bo. Kandi umubare winjiye arakuvuga kugira uruhare kuri iki gikorwa, ntuzabure kuribuka mu gihe cyawe. Yego yego. Uzakomeze kubagirira neza, uzakomeze kubafasha. Aya ni amakamba avuye muri iri vugabutumwa bakoze, uzabagirire neza. Aba nabo tubasize mu nzu yawe, ntugakunde ko hari n'umwe wasohoka, ntugakunde ko hari n'umwe wasohoka, ntugakunde ko hari n'umwe wasohoka, ahubwo amahoro yawe azakomeza kubahundikira, kandi ukuboko kwawe kwiza kuzabazengurutsa. Amen. Ndagushimiye kubyumva
mu izina rya Yesu umucunguzi wacu, amen.